Umugabo washinze igihugu arashaka abazagituramo. Umugabo wo muri Repubulika ya Czech witwa Vít Jedlička yigaruriye kilometero kare zirindwi z'ubutaka buri ku nkombe z'uruzi rwa Danube, ashinga igihugu acyita Repubulika ya Liberland. Ubwo butaka bwari bwarabaye intandaro yo kutumvikana hagati ya leta ya Serbia na Croatia, bituma nta gihugu na kimwe kibwiyitirira. Jedlička yahise abugira ubwe abwita Liberland, igihugu cyamaze kugira itegeko nshinga, ibendera, ikirangantego ndetse n'urubuga rwa interineti. Icyo gihugu gifite intego igira iti kubaho no kureka abandi bakabaho. Liberland igendera ku matwara yo kureka abaturage bakagira ubwisanzure ku mitungo yabo. Itegeko nshinga ryayo ryima abanyapolitiki ingufu kugira ngo batabangamira ubwisanzure bw'icyo gihugu. Jedlička wahise yita perezida wa Liberland yamaze guhamagara abantu 5,000 ngo baze gutura mu gihugu cye. Kuri ubu abantu basaga 160 bamaze kumwandikira bamusaba ubwenegihugu. Kugira ngo umuntu abe umunyaliberland agomba kuba yubaha bagenzi be n'ibitekerezo byabo atitaye ku bwoko, ibara ry'uruhu, aho aturuka cyangwa idini, no kuba atarigeze aba umunazi cyangwa umukomunisiti. Ku rukuta rwa Facebook rw'icyo gihugu batangiye kwiga ku izina bazaha ifaranga